Haleluya, haleluya. Yesu Kristo ashimwe. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Abo tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo nshuti zanjye. Wowe uri uw'umumaro ku buzima bwanjye. Ngushimiye support umpa buri gitondo. Imana ikurebe neza ikunezeze. Iyo ubanye nanjye tugafata umwanya wo gusenga, ubushyigikiye umurimo w'Imana. Imana iguha umugisha. Mwene data dusengana mu itorero Lion Mountain Church mu Rwanda. Imana ikurebe neza. Imana ikwagurira imbago. Wowe ufata umwanya wo gusenga buri gitondo muri nibature. Imana ikugirire neza. Iki gitondo tubanje Imana rurangiza rwa burundu. Duhereje Imana icyubahiro. Izi nzijoro rizinguye amanywa irabyongeye. Imana ishimwe. Iravuze ngo bahubayeho. Imana ishimwe. Iguhaye gifuti, ikongereye umwuka wo guhumeka. Imana ihabwa icyubahiro. Abo mwaryamiye rimwe bose siko babyutse. Abo mwatangiranye iki cyumweru bose siko bagejeje uyu munsi. Ibyo ujye ubona yuko ari ubuntu bugeretse ku bundi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Dushimiye Imana intwari ku rugamba. Dushimiye Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Dushimiye Imana irwana ikanesha. Dushimiye Imana irinda. Dushimiye Imana nyamana. Dushimiye Imana umuremyi w'isi n'ijuru. Dushimiye Imana umuremyi wacu. Irakoze irabyongeye n'ishimwe. Ishimwe ni iryayo. Ishimwe ni irya Yesu Kristo. Ishimwe ni iry'Imana Data. Ishimwe ni iry'Imana Mwuka Wera. Umufasha, umujyanama. Ishimwe ni iry'Imana mu butatu bwera bw'Imana. Turayishimiye aho igejeje ikora. Dushimiye ko yatwimanye. Dushimiye ko yaturinze. Imana ishimwe. Iki gitondo turi imbere y'Imana. Nyemerera mwene data twongere tugaruke mu bihe byacu tuvuga ijambo ry'Imana. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Lion Mountain Church mu Rwanda. Iki gitondo turacyari muri teme yacu igira iti iby'Imana yanga nibi. Biragukwiriye kubisobanukirwa ukabaho uzi yuko icyo kintu ari ikizira nawe ukakiziririza, kuko n'Uwiteka Imana mu ijambo rye yaravuze ngo bimubera ikizira. Uramenye ntukazirure iby'Imana yise ibizira. Uramenye twarabibonye. Umuntu w'inkozi y'ibibi waba ari ikizira imbere y'Imana. Umuntu ubeshya aba ari ikizira imbere y'Imana. Umuntu uvusha amaraso y'inzirakarengane, uwo nguwo aba ari ikizira imbere y'Imana. Umuntu rero ugambirira ibibi, uwo aba ari ikizira imbere y'Imana. Twabonye ko ijambo ritangira ritubwira, turacyari mu ijambo ry'Imana. Igitabo cya Salomo imigani ibice 6 umurongo wa 16. Ijambo ritangira ritubwira ngo hariho ibintu 6 ndetse 7 Uwiteka yanga bimubera ikizira. Ni ukuvuga ngo Uwiteka nimba ibyo bintu abyanga bikamubera ikizira, wowe ukaba wararangije kubiziriruza, ukaba ari byo wicayemo, ukaba ari byo ukora, aba ari byo ukoresha. Ibyo bintu rwose byatumye nawe uhinduka ikizira mu maso y'Uwiteka. Rero nakubwiraga ngo uyu munsi uracyafite chance. Uyu munsi uracyafite amahirwe yo gusaba Imana ikaguhumanura, yo gusaba Yesu Kristo akaguhumanuza amaraso ye, yo gusaba Yesu Kristo akaguhumanuza imbabazi ze. Muri iki gitondo nakubwiye ngo wikontorore, urebe nimba utari umubeshyi, urebe niba utagambirira ibibi, urebe nimba utari inkozi y'ibibi. Ushobora kuvuga ngo ntabwo uri inkozi y'ibibi, ariko se nimba kubeshya byuzuzanya n'ubusambanyi, bikuzuzanya no kubeshyera bene so abantu, mbese ibibi byose byakuzuriranyeho ngo inkozi y'ibibi. Wahindutse inkozi y'ibibi mu buryo bumwe ndetse n'ubundi, kuko uva mu cyaha kimwe winjira mu kindi. Ibyo bintu rero byatumye uhinduka ikizira imbere y'Imana. Kandi ngo ibyo bintu Imana irabyanga uko ari 6 ndetse 7, ngo bituma Uwiteka atakwishimira, ngo bimubera ikizira. Imana igusange muri iki gitondo. Birashoboka yuko witwa umukristo ariko wuzuye ibizira. Nta juru ry'abantu b'abanyabyaha ntaribaho. Ntabwo uzabona kwera kw'Imana. Imana ni yera. Ntabwo uzayibona kandi wuzuye ibizira. Wa musambanyi we,
mwicanyi we, wowe ubwawe wuzuye igomwa. iyo urebye umuntu ubona rwose bitamubereye, wa murozi we, wowe wirirwa upfumaguza wohereza abantu imyaku n'imikoshi n'imivumo, wishingikirije ku mbaraga mbi zo mu isi y'umwijima, wowe uri umwicanyi. warangiza ugasubira no gusenga ukavuga ngo uri umukristo, nta juru ry'abapfumaguza ribaho. ndabiguhakaniye wowe wahindutse ikizira, kuko wagambiriye ibibi kandi uri inkozi y'ibibi. ndakwingingira umwuka wera ngagusange muri iki gitondo, akwemeza iby'ibyaha, akwemeza ibibi byose byuzuye muri wowe. nurangiza ufata umwanzuro wa kigabo, nurangiza ufata umwanzuro mwiza, usaba Imana imbabazi, uce bugufi mu cyumba cy'inzu yawe, utegere Imana amaboko, uyibwire uti nisubiyeho, ndirebye rwose muri njye sanze nuzuye ibizira byinshi, numbabarire. reka dusome ijambo ry'Imana twihuse. nababwiye ko ari Imigani ibice 6 umurongo wa 16, ariko wahera no kuri 12. ni ijambo ry'Imana. uyu munsi tugiye gusoma uyu murongo wa 19. handitse ngo iki? umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma. Imana itugire neza. umugabo w'indarikwa buriya abantu b'abasambanyi, abantu bagenda mu mazu atandukanye, bahuragura amagambo menshi. niyo mpamvu ijambo rivuga ngo umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma. Imana itugire neza. abagabo Imana ibasange. umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma, umugabo ugenda mu mazu atandukanye, umugabo urirwa ugenda yararitswe ariko akagenda avuga ibinyoma. bishoboka ko bagenda baguhamagara ariko ugahamagarwa ari ukujya kuvuga ibinyoma. icyo gihe Uwiteka Imana arirahiriye mu kwera kwe, aravuga ngo wa mugabo w'indarikwa we ugenda uvuga ibinyoma, ngo wowe uri ikizira imbere y'Uwiteka Imana. ngo ibyo ngibyo bituma Uwiteka iyo yitegereje uburyo ki yakuremanye icyubahiro, ariko akabona uri indarikwa kandi ugenda uvuga ibinyoma, arakureba akabona uhindutse ikizira. ibyo Uwiteka Imana abyanga urunuka. Imana idusange, Imana itugire neza. umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma, biragukwiriye kwikontorora ukareba wa mugabo we, ukareba wowe wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ukareba yuko nta hantu wataniye ukavuga ibinyoma. Imana igusange, Imana ikugire neza. ibyo byagutandukanyije n'urukundo rw'Imana, byatumye ubwiza bw'Imana bukomorokaho, byatumye Imana ikureba ibona warahindutse ikizira. Imana igusange, Imana ikugire neza. ngo umugabo w'indarikwa, umugabo utumirwa, umugabo uhamagarwa ukagenda uvuga ibinyoma, umugabo ushyirwa ahantu runaka ukuzura ibinyoma, umugabo uhabwa mikoro ukuzura ibinyoma. ngo uwo nguwo Uwiteka yamurebye amubona nk'ikizira. Imana idusange. yewe ntugarukiraho ugabanye kuvuga ibinyoma, ugabanye kugenda uvuga ibinyoma. urabeshya ukabeshyera abantu, urabeshya ukongeramo ndetse n'ibitarabayeho. wa mugabo we, Imana nimba ivuga ngo uri umugabo, nawe wakire Yesu Kristo ukavuga ngo ndi umugabo wo gukora ibyiza, icyo gihe Imana ibukubana nk'umuntu w'umugabo. ariko warangiza ugatandukira, wararikwa ukagenda ukajya kuvuga ibitari byo, ukuzura ibinyoma no kubeshyera abantu. Imana igusange muri iki gitondo. ngo umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma, uwo nguwo ni ikizira imbere y'Uwiteka. nimugorore ingeso zanyu, nimugorore ibyo muvuga, nimugorore ibyo mugambira mu izina rya Yesu Kristo. wongera uce bugufi usaba Imana imbabazi, wongera ubwira Imana uti Imana nisubiyemo, mbona rwose ubwiza bwawe, kubw'ingeso mbi zanjye, kubw'ibyo nkora, ibyo nkorera kuri telefone, ibyo nkorera kuri za WhatsApp, ibyo mvugira kuri telefone, ibyo mvugira mu ruhame, ibyo mvugana ndi n'abantu, ibyo ngenda mvuga huzuyemo ibinyoma byinshi. mbabarira, ururimi rwanjye rugorore, ongera ungarukemo mwuka wera. Imana irakugirira neza. icyo Uwiteka Imana gushakaho ni ugukora ibitunganye, ni ugukora ibintu bihesha Imana icyubahiro. Imana ishimwe cyane. basabiye umugisha w'Imana, muhahe muronke urukundo rwa Yesu Kristo rubagote.
kandi cyagutandukanyaga n'Imana icyo cyose ukizinukwe, icyo cyose ukireke mu izina rya Yesu Kristo.